uzazana ubuvuzi share rwose ndabikwemereye uzaze tujyane mu rusengero usengera abarwayi turi urebe ko biriya bintu byakoreka kandi ubona abantu dusengera n'abafite indwara zigaragara ubona ko atagenda babyumva cyangwa se aribwa afite n'ibime afite n'impapuro zo kwa muganga yego ariko hari n'umugore ukora mu karere ka Karongi ari kwicano yayo uwo mudamu yaramaze imyaka 13 arwaye umugongo waranze gukira baramunzanira nari ndi mu masengesho bamuzana bamuteruye adashobora kugenda ndangije ndebye ukuntu yamugaye ndebye ukuntu ameza ndababara yari afite ibirijana na ndamuterura numva imbaraga z'Imana ziramfashe ndamuterura umudamu ndamuterura mu kirere ndamusengera abakobwa be urumva icyo kiganiro cyumvishe bavuze ukuntu bashatse kumfata amaboko ngo ndikubabaza mama wabo bitambasora sawa umubyeyi ndamusengera itakira arahagarara aragenda arakira amaze amezi angahe musengera akira babyumva aragenda bano banyamadini rero birwa bagira nzanye abakameramani amacano nk'atanu mukareba ibintu Imana ikorera mu rusengero abakongera kuyoboka bari abantu noneho reka nibyo twe tunafasha n'abana aho iyo maze gusengera abantu ndavuga nti hari umuntu ubabaye hano ati nawe nta muntu uri mu burare ati ndaburara hari naho mvuga ngo dutanga amafaranga ukabona tubonye nk'ibihumbi 6 se byagaburira abantu 10 n'abangahe kubera ko ari nge wavuze icyo kintu n'abafite amafaranga yaba n'abana yafite ngamagara umuntu hari umuhungu w'inshuti yanjye ifite mobile money iyo ngurya heje nayo iri abantu bakarya babyumvise nta mafaranga ngira menshi ariko muri duke rero ibyo bitangaza ndwanya nabo barabizi ko ibitangaza bakora bitajyanye no kuri ijambo ry'Imana kugira ngo ubyumve kandi ubyemere ko bitangaza bari abantu bakora atari byo buriya ngiye mu rusengero rumwe muri izi zikora ibitangaza agenda agafata umwe mu bari abantu bakora ibitangaza wareba ibintu bihabera babyumvise wabera ibintu bihabera yahita yikubita hasi kuko imbaraga zibakoresha ndazizi n'ikico cyabo ndakizi abantu bakora ibitangaza mu rusengero ikico cyabo hara uriya namufata agahita yikubita hasi dayimoni zikamukubita hasi zikamukweja kuramo ntago ari ukwiyemera si ukwihimbaza ubwo butware n'ububasha Yesu yarabumuhaye hari n'abajya bashaka kundoga bakabyohereza Imana ikabanyereka akaza no mu isura y'umunyedini amukubita akagenda hari no twahuriye mu mujyi arankwe pariruka babyumvise rero simbirwanya ahubwo abantu nibajijuke bamenye abantu bari imbere bababeshya wowe umuntu arakubeshya ngo utanga ibi kugira ngo bigende ni ijambo ry'Imana ribakiza ntago ari abantu bakiza Yesu yakizaga abantu ngo ibyaha byawe bigize gute ureyibabari umuntu utabigisha inyigisho Yesu yavuze zo kwihana no kubabarirwa abantu bakava mu busambanyi bakava mu businzi bakava mu bujura bakava mu buriganya bakava mu buraya bakava mu magambo bakava mu nzangano nta muntu wanga wowe nta muntu uvuye mu kibanga kwiza ukuri n'uko byabuze nabagiranga nta muntu mu kirango mwana yewe ntabwo nanga umutima wanjye ibyo mubwira n'ukuri nta muntu umwe nanga uzi ko mu bantu baneraguye ibyuma umugore we maze kuva muri narambwiye ngo ajya kuri restaurant yanjye afata ibyo kurya agaburira abana uwo mugabo mu baneraguye ibyuma naramusubiye mageragira afunze kandi nakoze n'ukuntu afunze nta muntu n'umwe mu buzima bwanjye njya nanga kandi mpemukirwa nabije iyo wangana no kuba utarakira Yesu iyo wakiriye Yesu nta rwango rukubamo ntabwo Yesu ntabwo bikunda oshye burya nukabona abantu bakora ibyaha nkana ugira ngo bafite Yesu umuntu ufite Yesu muzima wa nyawe ni ukuri inshuti yanjye ntabwo bijya bikunda ntabwo ushobora gutunga urwango umutima ufite Yesu ntabwo bishoboka nawe gusange kugira ngo ubone umutima wo kubabarira ariko tekereza kugira ngo Bibiliya ivuga ngo umuntu wanga mwene se n'umwicaye reba kugira Imana ikugereranye nk'umuntu wishyura abantu muri jenoside kandi utarishe kubera kwanga erega ari n'ubujiji wowe umuntu araguhemukiye ageze kugukorera ikintu kikubabaza araguhemukiye uranamutwaye mu mutima wawe n'ibiro bye byose urabigendana wamubona ukagira ikirunguriro wamubona ukumva ntabwo bikunda ibyo byatandukanye nabyo iyo sije tuyiveho njye ntabwo mbanga nta nubwo mbarwanya ahubwo imikorere ya no kutigisha amagambo twavuze y'iki jambo ry'Imana cyangwa Yesu yavuze ubutumwa bwa Yesu bundi burasobanutse ku bantu bayobera mu madini n'ubujiji bwo kudasoma iyi Bibiliya dore iki gitabo kuba abantu badafata umwanya wo kugisoma niyo mpamvu barindagira bakayoba umuntu wasomye iyi Bibiliya ntashobora kujijwa ibyo bitambo bakabaza icyo bisobanura bazi icyo Kristo avuga n'ibitambo icyo bivuga uzi ko muri Bibiliya ijambo rivuga ngo ibitambo n'amaturo ibitambo
n'ibinure n'amasabato Yesu yabirangirije ku musaraba. wenda ahantu nateraniye mwaka uri kurangira kugira ngo byo muzakora bizagende neza rwose mu bitangira ituro. Bagendekera neza, ariko mwagiye mutahura abantu. Umuntu arakubwiye ngo tanga amafaranga ngo ndagusengera ngo Imana iguhe umugisha, wese yasenze Imana ikamuha umugisha. Iyo mana akubwira ngo ngiye ngo ndagusengera Imana iguhe umugisha, wabyumvise? Niba ari umukozi w'Imana we yakwisengera Imana ikamuha umugisha. Erega n'imigisha abantu bita imigisha siyo migisha. Ntabwo umugisha ari gutunga amafaranga no gutunga ama etaje. Yewe simfite ubutunzi, simfite n'amazu nanzu ngira no muri Kigali ndakodesha, ariko ubutunzi mfite saho kubakiye. Indirimbo nasohoye abantu bazayumva nziza cyane, zaryohera abantu. Undi ukora ubutumwa bwiza buvuga kuri Yesu n'amahoro Yesu yitangiye. Ubukire bwa mbere n'ubuzima buzima no gutunga Kristo, ntago ari gutunga amafaranga. Abantu benshi bababaye, babyumvise. Yari umugabo w'inshuti yanjye na maze iminsi nsengera witwa Nati Dread, n'umuhanzi ukomeye cyane. Nati Dread yewe yaramamagaye ndamusengera, ari Burayi yameze nabi, yagendera mu kagare, ubu ngubu ameze neza, yaje no mu Rwanda azazana no kundeba. Nati Dread yarambwira ati ntabwo nari nzi ko icyubahiro gipfa ubusa, ntabwo nari nzi ko umuntu aba afite imitungo nimugirira ikintu mumarira. Ntabwo amafaranga agira ikintu amara, ntabwo amafaranga ari ikiguzi cy'ubuzima. Ikiguzi cy'ubuzima ni ukwakira Yesu nk'umwami n'umukiza. Noneho amafaranga, uzi iyo utunze amafaranga ufite Yesu. None abanyamadini, umuntu wikoreye agataro, ucuruza agataro k'imineke k'ibihumbi 3, barimo baramushuka ngo natanga ibihumbi 3 ngo Imana imuhe umugisha. Ibyo ni ibinyoma. Ntabwo turi mu ivunjisha nshuti yanjye, ntabwo ari akazungu narara. Akazungu narara urakazi. Ni ibintu by'amakarita kera bajyaga bakina bava ngo ushyize hano warya, ngo wagarura kuri warya, ngo wayibonye ninde ngo arye. Ntabwo ibintu by'Imana ari akazungu narara. Oya, ntabwo umugisha w'Imana wabakiye ku mafaranga. Umugisha w'Imana nagake. Ngiye nifitiye mama umbyara ntarafata 200 mu ntoki, ariko avuga Imana nshuti yanjye, akorera Imana. Nigeze ngera igihe mu munyantege nke, ndabana ko mama Imana wavuze kuva kera n'umwana ukitagira ikikumarira. Umugisha w'Imana ni wakiye kuri ibyo, nubwo nawo ushobora kuba umugisha. Ariko bo bashaka kwerekana ko mu rusengero bakubwira ko umuntu utanze amafaranga menshi ari Imana yemera. Babyumvise? Bakabaha n'intebe zabo, bakabacagura, bakabavangura, bakaba bajyanama bakomeye mu rusengero. Ariyo mpamvu ubona ubutumwa bwiza bwapfuye mu rusengero. Barafata igisambanyi, kiba gisambanya abagore b'abandi, barafata igisinzi, barafata ibijura, bakabizana bakabishyira ku ruhimbi. Babakecuru babakene bakunda Imana, bubaha Imana, bakabegezaho ko nta mafaranga bafite. Niyo mpamvu ubona byapfapfanye mu madini. Ubona ubutumwa bwiza butagira butagira. Bareke rero ibyo kubeshya abantu ngo utanze ibi n'Imana yemera. Ntabwo twakijwe kubw'imirimo, nta n'icyo watanga. Mbwire n'abantu bajya babyibeshyaho ko ngo gutanga byinshi bituma Imana igumu. Nibyo, gufasha abantu bivuye ku mutima wawe atari ukubihatirwa, bitanga umugisha, bizana umugisha mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Ariko Imana iramutse izabana ijuru cyangwa igaha umugisha abantu bakora neza, yahera ku bantu bazanye Croix Rouge na PAM. Niba ari PAM, Croix Rouge na PAM na CICR, bafasha abantu banegekaye bameze bate bakabagaburira. Abo nabo babona ubugingo. Oya, batandukanye ibyo bintu, be kubabeshya ngo utanga ibi ukora ibi n'ibyo bitambo mubikureho. Aho mwigisha abantu ijambo ry'Imana ribohora kandi niryo rifite umumaro. Nibwo ubuzima bw'itorero, ubuzima bw'Ubukristo bwubakiye kwakira Yesu wanyawe, ariko uzikuza amahoro Yesu. Nshuti yanjye, ngiye muri Guma mu Rugo ya mbere naho mbye restaurant ebyiri. Naho mfite restaurant Nyabugogo yitwa Dignity Restaurant, najyaga nyamamaza kuri televiziyo. Mfite indi restaurant ncuruza n'imyenda mugabo. Ibyo bintu byose biraho. Imyenda yanjye barayiba muri Guma mu Rugo ya mbere. Indimbe bazirayirya, zirayicagagura mu buryo bukomeye. Ariko Imana yari yarabimbwiye ko ngomba kujya mu murimo wayo. Bimaze guhomba byose birashira, amaze ari kubara ibiki byose, maze ndangije ndwara umutwe wamaze nk'iminsi 3 ndya hano nkumva ngiye gupfa. Ndangije ndasenga n'abandi, Yesu wampaye amahoro, nyihera amahoro, byose bigenda. Imana yampaye amahoro, wagira ngo ni tiyo. Hari tiyo, urabona nk'itiyo ivana amazi hakurya hariya ku kigega cy'amazi Kimisagara, yituritse kubita. Imana yasutse amahoro mu mutwe wanjye, Imana isuka amahoro mu mutima wanjye, maze aragenda aruzura. Wa mugabo iyo ngenda mu muhanda uzi ukuntu mba meze. Mfite abantu benshi banyanga, nubwo nabwo nta bantu nanga. Abanyamadini baranyanga, baramiga ngo banyice. Hari n'abagiye bamiga ngo bampa amafaranga mve mu byo mvuga ngiye gukorana n'imyuka mibi. Baranyanga, baramiga ku buryo imodoka zigwa zinkurikirana umunsi ku wundi. Ariko kubera Yesu uri muri jyewe n'amahoro mfite, genda mango ubwo umwami Yesu ankunda ndamahoro, nta kibazo. Ngenda meze neza, numva mpima toni kubera ko Yesu uri muri jyewe ntahangara.
nabo barozi nabo bapfumu ntacyo bashobora kuntwara mu izina rya Yesu. Ikiganiro cyo ni kirekire ariko gifite umumaro. Reka mbwira abantu muraza kumva kino kiganiro igicara homba. Reka twigire kuri byandi wavugaga uti abantu bari kwicana mu ngo, impfu zihari, ugasanga umugabo yisha umugore, umugore yisha umugabo. Ibyo ntabwo tukibira kuri leta, ni amadini ari kutubwira nabi. Izo mpfu rero ziri guterwa n'amadini n'ibiki. Nahise ndeba abantu bari kwandika bati hari n'amadini ahari. Narebye kuri channel yawe ejo artiste ivuga iti izi nsengero zica abantu leta iziha ibyangombwa ite. Hari ngo n'amadini cyo kiganiro y'amadini bose ko y'amadini barahamagara bakanduka bane ngaho tukagatuka ni warangije ni uragosorera mu rucaca rero buriya urumva hari nicyo mfite kivuga ngo cyanerebwe n'abantu benshi 100 kivuga ngo nimusohoke muri izi nsengero ngiye kubabwira ngo aya madini yica abantu leta ya ibyangombwa iteko. Abanyamadini bagahaguruka. Reka mbanze noneho n'ababwizo kuri mbabwirire kuri harya Baraka TV na Isaro TV. Mbanze mbibabwire mwa abanyamadini cya murimo muragosorera mu rucaca ntawe ufite uburenganzira mwebwe. Niyo mwahaguruka Martin Luther yigeze avuga ngo amategura inzu zose zubatse i Roma, aya mategura asakaje izi nzu ngo niyo yahinduka abadayimoni bakundwanya sinzahagarika ukuri. Reka mbabwire rero Elize ni mu muzi buriya rero abantu baranyitiranye ukuri kwanjye ntabwo ari ukwanona. Giye kuva kera ndi umunyakuri kandi nanga abantu bahohotera abantu. Uzi ko giwe nigeze mfata umupolisi Nyabugogo ufite imbunda yakuruye umugore ucuruza ubushera. Hari hashize igihe nagiye gukora indirimbo nagiye gufilima korali none usanga kumwe birukankagana abazunguzayi. Umupolisi afata umugore yanga kurekura akabido k'iki, umugore yanga kurekura akabido kari mu ntuza. Bwira ku buryo rwose wanga akarengane. Abapolisi bafashe umudamu afite ubushera bashaka kumuhohotera. Umupolisi arafite imbunda uramujatira. Oya ntabwo wafata umuntu ufite imbunda ariko urumva nasanze uwo mupolisi arimo akurura umudamu ufite akabido k'ubushera yanze ukarekura yakaryamiye. None wakuye umudamu amabere ayakuba muri kaburimbo amaraso avuye ndababara cyane. Mva mu modoka icyo gihe nari ngiye i Rubavu gukora indirimbo z'abaririmbyi. Ndagenda amagara imbere y'umupolisi n'abandi wa mugabo ibintu ukora n'ibiki imbere y'abaturage barimo kure. Uyu mugore yakunaniye ku buryo umukuru ubona muri kaburimbo ibintu ukora n'ibiki. Hashize nk'imyaka igera nko mu 10 cyangwa 8 none umupolisi ashaka kumbwira nabwo ni oya ntumbwire nabi ntawe ujye umbwira nabi. Ibyo nkubwira ntabwo ari polisi bigutegeka, ntabwo biri mu itegeko kugira ngo ukurubane umuntu gutya amabere yakogeje wowe yakongeje ukaba umugabo urimo urakurura umugore gutya. Umugabo agira isone mbona biramuyobeye akataragiye ngo babanze kumva. Rero navuga ko bijyanye n'ukuri ntabwo tuzarika kubwira abantu kuri ngo tudapfa ngo ikibi no kuvuga ibintu bitari byo bitajyanye n'ukuri. None nk'abanyamadini ntabwo bashobora niyo bajya mu nkiko. Nigeze numva ngo bari gusaba ngo inkiko z'abanyamadini ngo bajye bikorera bigirira abacamanza babo. Niyo banjyana mu nkiko abanyamadini nta kimwe bafite cyo kunsindira. Bansindisha ikiza nta na kimwe bansindisha kuko ibyo mvuga biri muri Bibiliya birasobanutse. Inyigisho z'ubutumwa bwiza zirasobanutse. Umunyamadini yazambaza iki? Barekerera ibyo kuzana bahamagara se barahamagara batera n'urugo ngo batera ubwo baramuzi. Umunyarwanda aravuze ngo uhagarikiwe n'ingwara vo. Uyu Yesu turi kumwe wa mugabo turi kumwe ntago ari ibintu byo kwikirigita ngo nseke. Yesu turagendana turarana turabyukana murimo ikikubwira ko ndimo nkaba murimo. Kumugani wa ndirimo ngibyo nunze nanjye ubwanjye nibyo uwo mucunguzi nuko mubwira ngo giriza uyu murwayi akamukiza. Urumva icyo kintu? Yego sinzi rero warugiye kumbaza twavugaga ni impfu zihari ziri guterwa mu miryango ibiki n'ibiki. Mvuga ni hari amadini ahari amwe namwe nk'uko bivugwa cyangwa abantu bavuga. John ndi kubona uwandika kuri titre niko nagize ndi kuvuga ni kuki uri kwandika ku kirete y'abanyamadini cyangwa se amadini ibyangombwa zica abantu. Yego ndi kuvuga ni rero hari impfu zihari ziri kuba amanzaganya cyangwa se igitaraganya cyangwa se zidakwiriye nk'uko tubivuga. Ugasanga umuntu washyingiwe ejo ahita apfa. Hari amadini mu by'ukuri nk'uko bivugwa ari gutangamo abantu ibitambo. Ku bijyanye no gupfa byo reka mvuge ko umuntu wese uri kwisazapfa uretse abantu bake biri tubwira bashobora kuzarokorwa n'imibabaro ya nyuma
impanda ivuze Kristo akabahindura akabajyana. Barabyumva? Ariko ubundi mu gihe ibyo bitaraba, buri muntu wese nanjye nawe tuzapfa, ntawe utazapfa. Yego? Noneho niyo ugiye muri Bibiliya igenda ikwereka imyaka abantu baramaga, 900, 700, 600 abantu bagiye bayirama. Ariko no warangiza ugasoma n'andi bibanza ari muri Zaburi ikagaragaza ngo kubera ibyaha by'abantu b'iki gihe bazarama, ukabije azaramiye imyaka niba ari 80 iri musi. Wabyumvise? Ariko nivuze ko abantu batayirenza. Hari ibyaha byica abantu, byicisha abantu. Ibyaha byicisha abantu. Hakaba n'imfu abantu bapfa kubera ku gihe cyabo kigeze. Musore n'abantu babyumve. Hari abantu bavuga ngo umuntu wese iyo yapfuye ngo Imana yari yabyemeye, ngo Imana yabishatse. Ndagira ngo icyo kintu bakitondere cyane. Hari abantu bapfa ku bushake bwa Satani n'abapfa ku bushake bw'Imana. Kimwe nuko hari abantu bahamagarwa n'Imana, hari abahamagarwa na Satani. Ujya wumva bavanga abantu bitabye Imana. Ntago abantu bose bapfuye bitabye Imana. Hari abitaba Satani n'abitaba Imana. Abitaba Imana nibo bakerera. Gusa tukabyubaha no mu itangazo mu bitangazamakuru ngo umuryango runaka uramenyesha ko runaka yitabye Imana. Ntago abantu bose bitaba Imana. Hari abitaba Satani. Kandi abo bitabye Satani bazajya kurimbuka. Babyumvise? Buriya Bibiliya irasobanutse cyane. Ari utuntu twanagiye dusirikira ku ma YouTube, ku za social media kera bagaragaza imperuka abantu bari kwinjira mu muriro, abandi binjira ahantu marayika arambuye amaboko, abantu bakanga kuhinjira. Barakabonye kandi wowe igirira icyo abantu bajya mu muriro kunwangana. Abanyamadini benshi ubona bazajya mu muriro. Babyumvise? Kubera iki? Kubera ko badakurikira ijambo ry'Imana risa. Reka twigarukire ngo impfu zipfa, abantu bapfanga, abanyamadini babigiramo uruhare. Bigira icya mbere, reka tuvuge uruhare rwa mbere abanyamadini bagira mu gutuma abantu bapfa. Babyumvise? Iyo usomye inkuru za Hezekiya zikwereka ko Hezekiya yaragiye gupfa. Imana imutuma uko agiye gupfa. Ariko Hezekiya yibuka ibyo yakoreye Imana, abona n'igihe cyo gupfa ko kitaragera. Arangije arasenga, asaba Imana imwongerera igihe cyo kugira gute, cyo kurama. Yona ajya Inenewe, Imana imutuma ati genda ubaburire kuko agiye kurimbuka, ariko nibakora ibi ngibi ntago bazapfa. Babyumvise? Rero reka tubanze tuvuge kuri ibintu by'ibitambo kugira ngo bitaza kubera abantu urujijo. Ibitambo biratangwa. Urumva? Ibitambo biratangwa. Hari abanyamadini babitanga, abaririmbyi barabitanga, abahanzi barabitanga. Icyo naramenya ni mu mupira w'amaguru. Abyumvise? No mu bucuruzi abacuruzi barabitanga. Yego, n'abacuruzi batanga ibitambo kugira ngo babone amafaranga batunge. No mu miryango barabitanga. Izo mbaraga rero nizo tugiye gusobanura. Kubutangwa n'amadini. Zose turazinyuramo kugira ngo abantu babohoke, kugira ngo abantu bamenye uburyo bakwiriye kwitondera ibyo bintu. Tuze gutanga n'ibimenyetso bigaragaza ibintu biri muri abo bantu. Buriya bari abantu bagiye bapfa, hari ibimenyetso byagiye bibabaho. Hari nk'umukobwa wigeze upfa mu bihe byashize yaragiye gukora ubukwe. Mwumva kuri YouTube imwe ko sinyizi ngo yajya kubona akabona ibigabo bitatu ngo bije kumutwara. Ngo bikabona ngo ukabona ngo bisohotse mu mwobo. Umukobwa ajya mu rukiko igihe cya mariage agiye kugera arapfa. Wigeze umubona kuri YouTube? Abivuga neza uhita ubona ko yari afite ibimenyetso nyine by'uko azapfa. Ariko ntiyarazi icyo yakora kugira ngo yego. Hari impfu zigomba guhagarara, hari impfu duhagarika ntizibeho. Bigakunda rwose impfu zikavaho. Izi impfu ziri gutwara urubyiruko nyinshi zivaho. Ibitambo rero abanyamadini bake barabitanga rwose buri mwaka cyangwa se hagati mu mwaka. Bati tuzatanga umuntu uyu n'uyu apfe kugira ngo bigende gutya. Mu masezerano baba barahawe n'abadayimoni cyangwa se baba barahawe n'iyo myuka mibi yabahaye izo mbaraga cyangwa se baye kugira ngo bamenyekane. Urabyumva? Harimo abantu bagomba gutanga. Nibutse abantu ko abadayimoni cyangwa Satani ibitambo byabo ni amaraso. Babyumvise? Ni amaraso. Bwana numva umupfuma bwira umuntu uzaza n'ihene. Urumva? Ni amaraso ashaka. Uziye ko abapfumu benshi ari ibinyamitwe binabeshye. Urabyumva? Noneho rero ibyo ayo maraso bashaka n'ayiki n'ay'abantu. Urabyumva? Noneho rero abanyamadini babikora bati kugira ngo akomeze n'umwaka utakomeze ahitinge akore bya bitangaza agomba gutanga abantu bagapfa. Ariko noneho twigiye mu bitambo nyirizina biba bigaragara abantu banigemurira banishyira banitangamo.
ntamenye ko babitanzemo. Hari ibitambo abantu batanzwe ari abana, hari abo tujya dusengera abadayimoni bajya kubavamo ngo twebwe ngo bamuduhaye ngo ari umwana, ugasanga umuntu abadayimoni bamutuyemo kuva ari umwana agize imyaka 40 atuyemo n'abadayimoni. Ikintu uracyumva? Kuri cano yanjye hari umudamu uri muri Amerika nasengeye, yararwaye imyaka 32 aturwamo n'abadayimoni arwaye, kwa muganga barashakishije indwara zose barazibuze, ndamusengera arakira. Uri kubyumva neza? Noneho rero ibyo bitambo tubonye ko babitanga kugira ngo babone iki, bamenyekane cyangwa babone amafaranga, bagira amazina. Ni abanyamadini babikora ko si benshi, ni bakeyi. Babyumvise? Hakaba n'abandi bantu rero baba mu rusengero atari abayobozi b'amadini bashinzwe gutanga ibitambo, batanga abantu bagapfa cyangwa bashinzwe guteza indwara mu bantu. Ukumva abantu nk'izi kanseri, ubona abantu barwara kanseri, diabete, imitima, imivuduko y'amaraso, izo ni indwara abantu bakunda kuroga abantu. Hakaba n'izindi rero zose abaganga banabura. Ukumva umuntu ngo ikintu cy'ingendagendamo, kera turabana baravuga ngo ni cya rusoka, ngo ikintu cyarumva mwana ngo kiramanutse nshimira hano. Babyumvise? Umuntu akabaho agira ibintu yumva bimugendagendamo, ahubwo ati ndumva intozi ziri kungendagenda, wowe ntuzibone. Cyangwa ndavuga ati ngiye ndumva inzuki zindiho, wowe ntuzibone. Nanjye bigeze babinyoherereza mu bihe byashize, banyoherereza ishishi nkaya numva zigendagenda, noneho rimwe nza kurubona rumwe rundiho, ndanarwerekana ndwereka abantu bo mu rugo. Bazinyoherereje hari umuntu w'umupfumu naye maze gusengera, ndi gusenya imbaraga ze, ariko ndavuga nti ntacyo ziri buntware, ndazirukana ziragenda, ndanazimuteza ngo zigende zimugaruke, zimwinjira ari waho. Urumva? Undi aravuga ati njya kumva nkumva mu nda yanjye. Nigeze njya muri eperi ya Gahanga hano mu mujyi wa Kigali. Nagiye muri eperi nsengera abarwayi benshi barakira, harimo umudamu umwe ruhetse uruhinja, afite urundi ruhinja mu nda rw'abadayimoni. Yego, kuri cano yanjye abantu bazanyandikire barebe uruhinja rugendagendamo hano. Buriya hari n'abantu, buriya abaganga babika ibintu byinshi, cyane cyane abangaba babyaza. Hari umudamu wamamagara arambwira ati ngiye nagiye kubyara, ari ngo nsengera Imana mu mwana, yagiye kubyara umuntu ufite amaguru hasi hejuru ari igihanga cy'inzoka kinini cyane. Urubyumva? Hakaba ibyo bitambo bimeze gutyo, tugira abantu bavuga ati uyu muntu nta mahoro azagira, azahora arwaye umutwe udakira, cyangwa se nta kintu azatunga, cyangwa se ntazashaka, cyangwa se nashaka azapfa. Turaza gutanga ibyo bimenyetso kugira ngo abantu bazabyimenyeho. Hakaba rero n'abahanzi batanga bagenzi babo kugira ngo azamuke aratanga umuhanzi mugenzi. Hano mu Rwanda birakora, byabanje kujya bibera i Burayi. Hano bavuga bati ndega nk'aba Bravani kuno bapfuye, ba Jay Polly, bano bana bapfuye ejo bundi nabo bashyingiye baririmbaga muri korali, kugira ngo imiryango yabo itagira n'ikibazo, usibye ko bamwe banabizi. Kuko hari n'uwo nigeze mbona avangurega ngo urupfu apfuye, turabizi uko apfuye. Nabo baba babizi ariko ntibamenye impamvu zabyo. Wabyumvise? None se hano mu Rubirizi, ni mu Rubirizi hano muri Kigali, nabonye inkuru y'umuntu, umusore warangije kwiga kaminuza apfa kuwa kabiri, ku wundi wa kabiri mushiki we warangije segonderi nawe arapfa, kandi bapfa amasaha amwe. Mu mwaka washize 2022 ise wabo yari yarapfuye nk'icyo gihe. None se umva ibyo ngibyo ukumva ari ibiki? Nawe byumve. Kandi barangiza abo bantu bakagaruka no gutegura ikiriyo. Abo bisho abantu baza mu bantu baje gutegura ikiriyo, rimwe na rimwe bakanatanga n'umusada wo gutegura ikiriyo. Urumva? Abo rero barahari. Hari abo baririmbyi, hari abacuruzi, mu ngeri zose barahari batanga ibitambo no mu miryango. Noneho hakaba n'ababikora batabizi mu bujiji. Umuntu akajya mu bapfumu bakomeye, hari abapfumu bakomeye cyane bakoresha ibintu by'igirwamana by'iwabo bya kuva kera. Ureka abirwa kuri za YouTube babeshya ngo ni abapfumu kandi bishakira amafaranga, bishakira indongo. Ntuzagakati aka kantu. Hari abapfumu birwa babeshya, bakabeshya ngo bakora ibintu bikomeye kandi nabyo. Oya, ntabwo ari ubupfumu, nuko nzi ko mujya mubakoresha kuri za YouTube. Reka ranababwire, aba bapfumu mwirwa muha ijambo, cano zanyu zizajya hasi. Buriya ndakubwiza ukuri, izi cano zanyu nimushyiraho abapfumu cyane zirajya hasi, kuko ubu bwami mwamamaza ntibubuzi, nimubuzi. Uzeye ko abo kuri YouTube bo ni ibinyabi, ni abanyabinyoma, bo barabeshya, nta bapfumu babarimo, no gupapira gusa. Yego, ariko hari abapfumu banyabo bahari ko batanga ibitambo, batanga imiti, baratanga n'uburyo abantu bagomba gupfa. Uzi ko umuntu ajya mu mupfumu
akavuga ati yari umuntu wame mu cyenda ashaka kwapfa akaguha bibu kabisinyira akaguha agahita amwicira aho ngaho kuko umuntu apfuye urupfu atararwaye kumva arakenyutse araryamye abyutse yapfuye izo mfuge uzumva mbega nazo na nijoro ku muntu yaryamye abyutse yapfuye ibyo byose jya umenya ko ari ibyo bintu bakora uri kubyo nuko kuntu babigenza batangamo ibyo bitambo noneho rero hakaba n'ubundi bujije abantu babamo bitanga ubu umuntu ashobora gushaka gutanga igitambo aba bikanga kubera ko yabuze amakuru yabo nabyo bize uzajya wumva abantu bapfa ku munsi bavutse abeshi burya n'ibitambo baba batanze ibi bintu mubona ngo mwirirwa mukora ngo muri gufeta ngo anniversaire y'imyaka y'amavuko umurokore umukristo muzima ashatse yakwicecekera niba ushaka gufeta isabukuru y'amavuko fata amafaranga urugiye gukoresha ujye kwa muganga bakwereke ababyeyi babyaye bakennye babuze na pampa z'abana babuze n'igikoma babuze na mituweli ugende uvuge iti Imana ndagushimye maze imyaka mvutse ubifete gutyo cyangwa se nayo bikuraniye kubera ko amafaranga yo gupfa ubusa yabaye menshi ni mu bikora ariko mwe kubishyira hirya no hino uzi ko uko ushyira itariki z'amavuko yawe hanze ariko wiha abanzi bakumva gutanga igitambo uswara umuntu abwira ngo utanga igitambo akabura umuntu agahita yibuka inshuti ye atuzigira avukiye ati icyo genda kiza urabyumva noneho kuna abantu bitangaho ibitambo rero bibona ko bagaragaza ayo matariki yabo y'amavuko wamuruzi cyangwa se wamuntu ushaka ikintu runaka akabona uburyo gutanga uri kintu acyumva hakaba n'abandi birirwa bashyira amafoto yabo kuri za status bahinduranya amafoto umunsi ku wundi barimo bariha abadayimoni barimo bariha abarozi iyo batakuroze kudashaka kutabyara wabyumvise barakwica kubera ko wabihaye hari abaroga bakoresheje ifoto umupfumu akabwira tuzazana ifoto cyangwa se abadayimoni bavuga tuzazana ifoto y'uwo muntu nabo bakunda kubarogera nk'abakobwa babarogera ku mafoto ku makariso yabo igihe bagiye mu mihango umukobwa ntaba yemerewe kubwira umuntu uwo wese igihe agira mu mihango itariki y'imihango igomba kumenywa nawe cyangwa n'umugabo ntawe ugomba kumenya igihe agira mu mihango buriya abakobwa benshi mu kudashaka mu kutabyara babazingira mu mihango babyumvise babazingira mu mihango bakanabazingira mu makariso banika hanze ntago babizi rero abakobwa benshi ibyo bagomba kubyitwararika bakabyirinda ikindi ukabona umubyeyi umugore aratwite agafata ifoto atwite n'indi igaragara agapostinga kuri hehe kuri WhatsApp uyiteza abantu abo ni abantu bapfa impfu bihamagariye n'abantu biteza ibyago bihamagariye nyamara ifoto yawe ihagazeho ukayibungabunga ntago bari bukubona ubitse amatariki yawe ukayabungabunga ntago bari bukubona kandi ibintu babwira ntago ari ibintu ndi gutekereza ni ibintu Imana yamishuye noneho ni n'ibintu miyo ndi gusengera abarwayi umuhundi gukura abarozi mu bantu baroza abo bantu bakura mu bantu aravuga ati giye namuroze igiye ku ifoto najyanye hana wanamubaza iyo foto wa muntu yamara kugira mu maze iyo foto tuko narayibuze ifoto imeze gutya cyangwa ikarisi imeze gutya narayibuze tuba tubizi neza hari n'ibyo twagiye kurandura mu giti cy'umuvumu mu idini ryitwa njya nanga n'ingero mu idini ryitwa ry'umuntu witwa Constante ryitwa ko ryibagiwe di mu majyepfo urumva ahantu bita ku Ntenyo mu idini ryitwa Gosheni ku Ntenyo hariya mu majyepfo abantu bari buhamenye twagiye kuhasengera dusanga abantu barwaye indwara nyinshi mu rusengero abantu barwaye ndasenga umunsi wose cyakoze abantu barakira hari nk'umukecuru umwe wari ufite ibisazi yabuze n'umwana turasenga umurozangira avuga ati yewe atuye umugabo dusohoye muri iyi nzu twarayigize yacu atari ko niba uri umugabo ati mujye gutema igiti cy'umuvumu kiranga gitabyemo amahembe ati ayo mahembe niyo yazengereje abantu bahana urabyumvise bwari bwije noherezaho pasiteri n'abayobozi b'itorero bajyayo hanyuma arabinyoherereza arabinyereka ibyo bakuyemo ndabwo ni muzasenge mugende muteme icyo giti baratema baratabura basanga hasi hatabyemo ibintu by'inzara ibintu bimeze ukuntu nyine kimaze imyaka 20 n'ingane ibyo bintu barabikora bakakuzirika neza ukaba ari n'umukobwa mwiza ukabura umusore mwiza pe isura yawe bakayihindura ukundi wowe ukamureba ukundi kandi atari kwasa we yakwireba akabona ni mwiza nawe muri famiye ye bakamura akabona ni mwiza umusore yamureba akabona ni mubi kubera ikintu baba baramusize batamenye hari nabo baroga kunuka umwanda wo muri wese umukobwa akanuka umwanda wo muri wese yanakwitera parufe bikanga ntamenye ibyo ari byo ibyo ni ibitambo rero abantu batanga hari iby'urupfu hari n'ibitambo bati uyu muntu azashaka uzajya wumva umuryango ngo uyu muryango w'ahantu bajya babyara babyumvise cyangwa se ntibarongora
cyangwa bakora impanuka bicwa n'imodoka uzajya ubyumva. Ibyo byose ni ibitambo biba byaratanzwe. Noneho rero reka tujye mu buryo umuntu yamenya uburyo yatanzwe ibitambo. Icyo kintu gifite umumaro cyafasha abantu. Icyambere kugira ngo ubanze umenye ibintu bikuba. Urumva nani bagiye kubwira abantu babyeyi mujya mubyara mujye mwirinda guha abana banyu ngo baterurwe n'abantu bose. Ngiye abana bange ndakubwiza ukuri nta muntu umwe ujya unterurira umwana w'uruhinja. Ngiye aya mabanga nayavumbuye kera. Nta muntu ujya unterurira umwana w'uruhinja. Kimwe nuko nta muntu ujya unyuhagirira umwana w'uruhinja. Kuko umubyeyi abyara akananirwa ngo bene wanyu baje koza umwana no kumesa ngo cyangwa ibisanza by'umubyeyi. Barabyumva? Jewe impinja zanjye ndaziyuhagirira kugeza zigeze ku rwego nyiragira imbaraga. Abantu baza guterura abana mu rugo mujye mubitondera. Aramuterura akamufata akamusiga ibintu. Hari umwana nigeze sengera muri Methodiste muri Anglikani hano nahoze mvuga no mujyi wa Kigali. Bafashe umwana umuntu amuteruye amukora ku zuru. Amukoze ku zuru urumva umwana yabona ikintu cyitwa ibirya kari. Baramuroze kuzajya aruka adashobora kugira ikintu aryoretse ko akazicwa n'inzara. Urabyumva? Mwirinde gufata abana banyu ngo mu abantu bose babaterure. Nge nta muntu ujya unterurira umwana. Niba ushaka ko umwana w'umuntu amureba, niba ufite ubushobozi, benshi bafite ubushobozi, mushyire muri beriso ifunga. Umuntu amurebere muri beriso kandi ube hafi ye kugira ngo atavuga ibigambo byo gutongera cyangwa guhuha. Hari uburyo bahuha cyangwa se akavuga ibintu by'ibigambo. Ikindi abantu bafite ubushobozi nibagure kamera bazishyire mu ngo zabo. Kamera zino zifata amashusho yo mu nzu. Umushyitsi ugusuye umenye ikimugenza. Hari umushyitsi uza mu rugo agakura akantu gatoyi iwawe agashitura akantu kuri iyi ntebe gatoyi akakajyana. Ako kana ajyanye agahita kurangiza ubuzima bwawe bwose. Bibaye byiza abantu batunga kamera bakajya bamenya ahantu bagenderera. Noneho rero kugira ngo umenye ngo nararozwe byanatanzwe igitambo. Mbere na mbere umukobwa unkurikiranye urota asambana buri gihe agasambana n'abadayimoni. Uwo mukobwa niyitonde gushaka. Nashaka umugabo wazapfa, nadapfa ntazabyara. Ngiye kwabwira ibintu none umubwe tuyu mugabo byamucanze ntago byanshatse. Umukobwa urota asambana agasambanywa n'abadayimoni bawitonze gushaka. Ibyo bintu bibanze bikuvemo. Ndaza guha impamvu biri bukuvemo. Nibitakuvamo ibyo bidayimoni bigusambanya bagutanze igitambo cyo kuba umugore w'abadayimoni, umugabo we bizahita bimwica kuko birafuha. Niba uri umuhungu ukajya urarota usambana n'abadayimoni, itonde kuzana umukobwa w'abandi. Numugeza mu rugo bizamwica kuko birafuha. Nadapfa ntazabyara cyangwa se nazagira umunezero w'abashakanye mu buriri n'ibizakunda. Icyo ni ikimenyetso kikwereka ko watanzwe igitambo. Kuri urota usambana. Wabyumvise? Hari umukobwa amerutse kubwira umwarimu kazi arampamagara ambwira ibibazo afite amaze kumva ibiganiro byanjye kuri YouTube. Nambwira ni rero uretse gushaka ubanze wegera Imana mubwire uburyo uzabigenza ibyo bintu urota bikuvemo. Nibitakuvamo imyuka mibi nitagenda umugabo wazapfa cyangwa se ugira ikibazo yapfushije umwana wa mbere yaratwite n'umugabo we ararwaye ari muri ko. Mubaje nese kuki utaje ngo twagize amasomo mu buryo nza n'ibintu bikurengera uburyo waza ngo tugusengere biramunanira. Babyumvise? Ariko sina ngombwa kuza nabo ndaza kubabwira icyo bakwikorera ko ntabwo umuntu yasengera abantu bose mu gihugu hose. Niyo mpamvu nta nimero yanjye ndi gutangeho hano kugira ngo bataza no kumpamagara. Oya ntubikore ndabaha uburyo bazabigikorera ubwabo bisengere. Binyakazi ndayishyiraho kugira ngo nimero yanjye bihorere. Nta kubatetesha nabo nibakamirike basenge begera Imana. Wabyumvise? Noneho rero hari ukurota usambanywa, hari no kurota ibintu bikujyana iwanyu ku ivuko. Wenda uri muri Kigali urarota usubira iwanyu. Ari n'abantu bajya bahamagara ati yewe iwacu ni amatongo famiye yanjye babishe muri jenoside. Atari ko mpora ndi mu matongo y'iwacu mpora ndota bapfuye. Menya ko nawe watanzweho igitambo. Uzirikiwe iwanyu mu cyaro iyo ngiyo urota. Uzirikiwe aho ngaho. Nta kintu uzageraho kizakugirira umumaro. Ibitekerezo byawe byose bizirikiye hariya. Niyo mpamvu ryajura abantu baba baryamye bahora bari hehe, bahora bari mu miryango yabo bararabagenda. Umuntu araryama bugacya yananiwe kumva n'icyayi ntiyakimwe. Umuntu akarara akoreshwa imirimo y'agahato nijoro kandi Imana yarashyize ijoro ngo abantu bariruhuke. Umuntu akahora yigorora ananiwe buri gitondo yarayakoreshwa imirimo mibi. Hari n'abandi rero babyuka bagasanga barasazwe, agasanga afite indasago hano cyangwa afite indasago hano. Menya ko watanzwe. Urabyumva? Noneho hari urota ibisimba, harimo inzoka, harimo ibikeri. Menya ko ufite imyuka y'abarangi, bakuroza imyuka y'abarangi.
inzoka ni igishushanyo gikomeye cyane, ni sinye y'abarangi, abayiliminati. Abarangi nibutse ko ni imyuka ikomeye cyane iri hejuru y'izindi mbaraga zose. Nuko hano mu Rwanda babita abarangi, ariko ubundi abarangi nibo bakomoka mu bayiliminati na ba freemason. Burya niho bakomoka, niyo mpamvu bagira impano zo kwerekwa, banica mu buryo bukomeye. Umurangi ashobora kwica atakugezeho, umurangi ashobora kuvuga amagambo agahita aho uri ugahita ukora ukikubita hasi. Ariko izo mbaraga dushimye Yesu ko ajya azinetraliza, akazica imbaraga, akazikuraho. Imana ishimwe. Iyo hatari imbaraga z'Imana ntabwo byari kuzakura. Noneho rero iyo urota inzoka ujyanwa aho hantu, menya ko watanzweho iki? Ibitambo. Kuri urota abantu b'iwanyu bapfuye, menya ko abantu b'iwanyu bapfuye nta bugingo babonye, baranarimbutse, bakoranaga n'imyuka mibi y'abarangi. Niyo mpamvu bikugarukira, niyo mpamvu uhora urota b'iwanyu bapfuye igihe cyose. Kuri urota b'iwanyu bapfuye, abapfumu bazakubwira ngo bagusuye. Numvise Rutanga rw'amaboko avuga ngo yagiye ngo ahantu ngo niba mu matongo y'iwabo, ngo abona agatebe kashaje, ngo aragafata ngo akicaraho, ngo ise ngo araza mukora ku bitugu, ngo mwana wa, ngo aratangira ngo aramuvugisha. Wabyumvise? Ntabwo biriya yabeshye, ntabwo yabeshye ibyari byo. Ise yari umupfumu ukomeye cyane. Buriya mu bapfumu dufite bateye ubwoba na Rutanga rw'amaboko abamo, kuko azavuga ati ibi bikomo nambaye ni ibya sogokuruza, ntabwo ari muri bandi bapfundikanye. Niyo mpamvu ubona kuri YouTube ati yiyamamaza ngo abantu bamuyoboke, ariko no kumuyoboka nawe iby'abahani imyuka mibi nta kintu. Hari ibyo atabakira, hari ibyo atabakiza, n'ibyo atabakuramo. Genda ndashishikariza abantu kutajya mu bapfumu, nibizere Yesu, bizere Bibiliya, ijambo ry'Imana rizababohora kandi rizabakiza. Urumva ibyo bintu y'ibirota rero igihe cyose menya ko bitazashoboka. Ikindi ari ukugira uti inshuro nyinshi inshuti yawe ikugirira nabi kandi ari inshuti yawe, ukarota iguhemushyira, ukarota ikubwira nabi, ukarota yabaye ukundi kuntu, hita uboroka nimero ye utandukane nawe, niwe ubukuroga. Nawe niba bikubaho ubimenye. Nurota umuntu w'inshuti yawe akugirira nabi inshuro imwe cyangwa ebyiri, Imana yakugendereye, yamukweretse, hita uhunga vuba. Hari umudamu uri hanze wumvishe ikiganiro cya Nyambwira ukuntu yajyaga arota umuntu, ngo akarota amuha ikimodoka gishaje, bwa kimodoka yigapfa akajyana mu igaraje ikanga gukira. Ikintu cyose arose k'uwo muntu kikaza kikamugaruka, ati yo, ati kumbi twari twarashize, ati ibintu byawe byatumye umenya, ati maze kumubloka ntabwo nongeye guhura n'ibyo bintu. Yabaga afite ubukwe akarota uwo muntu aje hagati ye n'umufiyanse, wa muntu bikazatandukana ntamenye ibyo ari byo. Nurota umuntu w'inshuti yawe agenda agaruka mu buzima bwawe, umwitondere cyane, umuhungire kure. Kandi umurozi aba inshuti yawe, nta muntu uroga umuntu atari inshuti ye. Abarozi aba inshuti yawe magara, aba no muri ba bandi bashobora kuza gutegura ibirori byawe, aba no muri famiye. Nta muntu uroga umuntu uretse bwa bundi bw'uburozi batamika umuntu ashobora kwanga akaza akabucunga akabunagamo hariya. Ariko wa muntu ugutanga ibyo bitambo byose aba ari inshuti, aba ari n'umuntu ugirira neza ye, unabyumve neza. Kuko abapfumu, abarangi n'abapfumu dushaka tubivuge, imyuka mibi ntabwo igusaba igitambo cy'umuntu wanga, igusaba igitambo cy'umuntu ukunda cyane, agatanga umuntu akunda cyane rero akamwica kugira ngo agire ikintu ageraho. Urubyumva? Ibyo bintu rero abantu bagire gute? Abantu babyirinde. Kurota ibyo bintu ubyirinde. Kurota urara wiruka, kurota ibintu bigusambanya, kurota uri uhagaze mu mazi cyangwa uri mu myobo cyangwa ibisimba bitandukanye, menya ko uri mu myuka mibi watanzweho ibitambo. Itonde rero, usenge Imana, wegera Imana, ukizwe bya bindi byo gukizwa. Pana ngo narabatijwe mu mazi menshi. Ubu dufite abantu bitwa abakristo ariko atari abakristo, badubitswe mu mazi, bagira n'utuntu duke bareka, babwira ngo nugukizwa. Gukizwa si ukureka ibyaha gusa, hari ibyaha ureka, wamara kubireka ukakira amahoro atangwa na Yesu, umva ko wayakiriye. Ayo mahoro yamara kukugeramo, ukagira n'imbaraga yo kwizera kwirukana ibyo bintu. Iyo myuka mibi rero iragenda rwose. Ikindi ashaka kubwira abantu, nimutinya abadayimoni. Abadayimoni ni abashenzi cyane. Abadayimoni nta mbaraga bagira ku mbaraga ku muntu udafite Yesu. Abadayimoni, abapfumu ni abashenzi, n'abantu badafite imbaraga. Iyo ufite Yesu, ijambo ry'Imana rikaguturamo, rikakubamo, nta kintu abo bantu bashobora gutwara. Ibyo bintu byagutwara. Ubudayimoni burabwejagura. Uzi imbwa z'imisega ku gipangu ziramoka, zamanuka wahagarara ukabona zifunze amaferi. Wabyumvise? Wasubira inyuma ukabona zibwejuye zisubira inyuma, wakongera ukabona zirirukanse. Abadayimoni rero bameze nk'imbwa z'imisega ku muntu wizera Yesu. Baratonoma ntacyo bakora. Uzi uburyo bajya babyohereza iwanjye ibyo bidayimoni? Kubita rimwe gusa mu izina rya Yesu bikiruka.
hari igihe bohereza imibu y'icyatsi kibisi bakaza bakaroga ntibikunda. Ikindi, umuntu ufite Yesu Kristo wa nyawe, mvuze Yesu Kristo wa nyawe, wa wundi wapfuye akazuka, uzatanga ubugingo, ubabarira abantu ibyaha. Umuntu umufite mu mutima we agatungira ijambo mu mutima we, ntago bamuroga ngo bikunde, ntago abapfumu bakuroga, ntago babikoherereza, barabyohereza ariko ntibyakugeraho. Ntago byakugeraho. Niyo bikugezeho bihita byibwiriza bigasohoka mu izina rya Yesu. Iryo zina abantu nibaryizere, baryisunge, barikomereremo, rizabakiza ahakomeye, rizabakura mu kaga, ribatandukanye n'imbaraga mbi z'abarozi. Ikindi, abantu bakimuka abarozi, umurozi agomba kukwimuka. Iyo uri umukristo ukijijwe neza, urasenga abarozi bagashya. Niyo mpamvu iyo tugiye mu rusengero mu materaniro, abantu barwaye abadayimoni bose, iyo utangiye gusenga batangira kubabwejaguriramo basohoka bagenda. Izina rya Yesu ni umuriro, izina rya Yesu riratwika. Reka nkubwire izina rya Yesu ukuntu rikomeye, kugira ngo abantu baryumve batabizi, barisobanukirwe neza. Abantu benshi bankurikiranye bigeze barota ibintu bibanika. Iyo bibanize yabura umuntu umutabara, yabura umuntu umutabara akavuga ngo mu izina rya Yesu, akavugira indani. We ntago kantu kakubayeho, kakubayeho, ukavuga ngo mu izina rya Yesu, bihita birekura. Gusohora ijwi byakunaniye kwavuga mu izina rya Yesu bakagenda. Abadayimoni batinya izina rya Yesu nk'uko imbeba itinya injangwe. Wabyumvise? Abantu rero nibaryiyambaze baryisunga, ariko si ryarinde abanyamadini, ntago ari rya zina rya Yesu abanyamadini bababeshya nabo badafite. Ni izina riza rikajya mu mutima w'umuntu rikamuhindura, rikamukuramo ibyaha na kamere zose zikamushiramo. Iryo zina iyo usenze rero si ukwikebagura. Bitandukanye n'amasengesho y'iminsi 40 n'abanyamadini basenga adafite ikintu amaze. Ukumva abantu basenze amasengesho y'iminsi 40 ntacyo yakoze. Isengesho ry'umuntu bana na Yesu niyo ryagira iminota 2 leta ari kwirukana abadayimoni. Si ngombwa ko yiriza iminsi myinshi. Bana na Yesu, ugendane na Yesu igihe cyose. Jewe nkubwije ukuri nta munsi n'umwe njya niyiriza. Kera naririzaga nkakora amasengesho y'iminsi 7. Jewe sinjya niyiriza ngo niyiriza ubusa ntari. Kuko Yesu tubana umunsi kuwundi. Mpora nk'uyarimo igihe cyose. Iyo ngenda mu muhanda ngenda mvuga Yesu. Nta munsi na rimwe mva mu rugo ntavuga Yesu. Ibyirato byanjye ni Yesu, iyo njya mu kazi, iyo ndi mu modoka, iyo ndi kuri moto, ni Yesu, ni Yesu, ni Yesu. Yesu namaze kumwambara ku buryo no mu nzozi turabana. Ku buryo umurozi yandoze ndyamye, Yesu ambera amaso akandwanirira ntibingireho. Uwo Yesu rero ukora ibyo nibamwisunge kandi azabakorera, azabagirira neza, azabakiza, azabakura iyo myuka mibi y'abarozi. Imbaraga mbi zose z'umwijima zizatsinda. Abazinzwe bazashaka, abatabyara bazabyara, abacuruza ntibikunde. Ntitwavuze ubucuruzi kuno bakuzingira ubucuruzi ntibugende, ubucuruzi buzagenda. Tuzabikora mubwira ukuntu nabaye umuntu ukora indirimbo muri iki gihugu, ngakora indirimbo z'abaririmbyi n'abahanzi benshi muri iki gihugu. Mu bantu bakoze indirimbo nyinshi mbamo, ariko singira ikintu ngeraho. Amafaranga yanjye bakayahuha bakayatwara. Sinywe inzoga, sinjya mu kabari. Ikindi, mu buzima bwanjye ntushobora kumbona muri restaurant ndi kurya. Niba nagiye mu ntara ubwo nanywa amazi, babyumvise. Kugira ngo nekere muri restaurant ndi kurya simbizi, ntago ari ibintu byanjye. Ariko nagiraga amafaranga nkakorera amamiliyoni, simenye aho yagiye, simenye aho yanyuze. Uburyo bayatunda n'uburyo bayatwara bararuga cyane. Nabyo tuzabikorera ikiganiro cyabyo. Inyatsi na karande ujya wumva abantu bavuga. Umuntu akaba afite miliyoni 5 zigashira n'ipantaro ya cyane, barabikora pe. Giye barampambiraga ku buryo nagiraga amafaranga menshi, habura nayo kugura ipantaro. Yego, reka rero tugere ku musozo. Ejo ndi kubona ukurura umuntu uvuga uti nakuye umuntu imbere yo kwa perezida, yarembye rwose. Sinayo musanze nk'abadayimoni. Ubu kandi urashaka gutwika. Ikibazo cya dore impamvu rero nakunda kujya kuri za YouTube bamukeneye ngo nagatwiko harya ngo mubyita gutwika. Ese mujya mumva tele bivuga ngo tutwika tugira gute harya? Turatwika twimanukira. Uza kugaterime kandi n'abanyamadini baragakoresha. Ni siroga y'abarangi, ni siroga y'abadayimoni. Dutwika twimanukira. Ayubize. Ni siroga y'abadayimoni byinjiye mu madini. Buri harakantu mujye munirinda n'aya materime abantu birirwa bavuga. Hari ibintu abantu bavuga bari gusingiza abadayimoni, ko bivuga ariko bigenda bigira umumaro. Turatwika twimanukira n'imvugo y'abadayimoni. Uwayivugaga wese ayihane nk'icyaha, ntazongere no kuyivuga. None nawe urashaka nukagutwikira. Ibiganiro twakoze biri nk'ibintu bituma abantu bari bubyumve. Upfa kubakorera incamake ituma bari gukurikire neza. Ariko ibyo nyine byabaye. Naye nibereye mu mujyi, numvijwe ngo ningire kwa perezida mu Kiyovu. Numvijwe ngo nyura kwa perezida mu Kiyovu, ntirimbwira icyo njya gukora. Iryo jwi nkumva ni ibintu nkumva ni nk'ibyo ndi kwiyumvamo muri giyewe. Sindamanda muriya n'amaguru ngiye gutega moto ngo manuka unyure kwa perezida mu Kiyovu. Manyuze rero nsanga umuntu wikubise hasi imbere yo kwa perezida. Urabyumva?
ndagenda mbwira umujepe araza aramureba aragenda aramwe ngo giye guhamagara imodoka noneho nshaka amata mu muntu ntashobora kuyanywa yaregeze muri koma no umuntu wari ufungiye mageragere baramurekura n'ubundi arwaye ahagenda iminsi 3 n'amaguru nta kintu arangije isukari mushiramo nyine arapfa yikubita hasi Imana imwyohereza kujya kumutabara ndagenda byabaye urugamba rukomeye cyane n'abajepe cyakoze n'abana beza iyo baba abo muri Kongo cyangwa ahandi bari kundasa ko nagiye genda mbasatira ariko umukuru w'igihugu yaragiye gutambuka niyo mpamvu batitaye kuri uwo ntekereza ko ariyo mpamvu nta bugome babikoranye umuntu rero ni imvura yigeze igwa mu Kiyovu mu minsi yashize ibiti bikagwa yaranyagiye kuva ku munota wa mbere kugera ku wa nyuma mfite uwo muntu abantu banyura badashobora kumukoraho badashobora kumfasha ndavuga ni niyo yaba afite indwara yanduza ndamufata ndamuterura ndamwiyegamiza hano imvura tunyagira duhitiraho na telefone yanjye irazima mu buryo mpamagara cyakoze imvura imaze gusa nk'ituka ndamukurubona ndagenda mushyira mu rusengero rwa EPR mu Kiyovu ndangije rero pasiteri wahamagara ambulance iraza kugera kwa muganga ndamukurikirana mwishyurira n'ibitaro ndamuzana abo bari mu musoro umeze neza ndashaka kuzajya iwabo nkareba imyitwarire ye nkareba ko ari sawa Imana yagira ikikora yabati mbonye n'ibihumbi 100 ati nagenda ngahinga amasambu y'iwacu ndabona nayo nzayashaka nyagwe ariko ndashaka kuzajya kubaza amakuru urumva umuntu wari ufunze baramufunguye menye ni wabi imyitwarire ibyo rero byabayeho nyine ntago ari ibintu by'abakabyaho byabayeho njya kwa perezida n'abajepe turabonana rwose imbere yo kwa perezida rwose yapfuye ubona kujya oya ntago ari mu rugo nyakuru se yabayageze ku rugo gute nuvuga ngo ariko hariya bose ni mu rugo oya none nabwiye abajepe ndabwane se nk'uyu muntu aramutse apfiriye imbere y'umukuru w'igihugu nyakugira Imana nibyo ari ikibazo mashatse kumukura ngo yamwihorere ngo turamugara imodoka imujyana urumva bariya bari n'abahanga urumva bati umuntu ugiye kuryama perezida agiye gutambuka usintumwa hari umwe wari uhagaze nk'ari ari kureba wa mugani urumva kurinda umukuru w'igihugu birakomeye buriya ni ibintu bikomeye cyane kandi bajye bamuturindira buriya muri Afurika umukuru w'igihugu yapfuye amarangamutima y'abaturage aragaragara ntago ari byiza oya iburayo perezida yapfuye nyine barababara cyane ariko muri Afurika kubera urukundo bashobora kuba bakunda perezida wabo ashobora gupfa ugasanga hari n'abandi bapfuye rero bagiye baturindira umukuru w'igihugu ku rwego rwo hejuru Imana izamusajishe neza kandi nta n'ikibazo rwose ntabwo mbikubajije mu rwego rwo gutwika ntabwo ndi gutwike kino kiganiro ntabwo nagitwikisha rwose ahubwo reka nshimire abazi badukurikiye namwe mbashimiye by'umwihariko ku mwanya mwaduhaye umuntu wese baza kwibonaho kino kibazo rero ngiye nimero ndayikiranga Baraka TV ni church yanjye Baraka TV ni church yanjye bashobora kugira ngo nabirengagije reka nkwereke message mfitemo hano ngira groupe ya WhatsApp imwe gusa kandi iyo ntabwo yongera abantu banditse reba message mfite hano 2200 n'abantu 4 2200 n'abantu 4 aba ni abantu banyandikira bakeneye ubutabazi bw'Imana bakeneye gusengera ndasoma nkarambirwa hari umunsi mfata umunsi wo kuzisoma nkirwa nsoma message iminsi 2 gashira rero wibaha nimero yanjye ahubwo bajye bakurikirana ubutumwa bwiza ku Isaro TV sibyo uyishaka cyane buriya nazabura uko ayibona uti umuntu ashobora kwisengera nawe bitabaye ngombwa akaza no kumenya uburyo ntago bababwiye dore ikintu cyica abantu ni abanyantege nke ni abantu birirwa mu mirimo yabo birirwa mu byenda gusetsa birirwa bananiwe umuntu agataha ananiwe yagira mu rugo agasenga asinzira amasengesho umuntu asenga asinzira nta kintu amaze niyo mpamvu Yesu yagiye abwira abantu ngo ntimugakunde iby'isi iyo ukunze iby'isi cyane iby'Imana biragenda birabura birarigita abadayimoni barabitwara niyo mpamvu abantu basenga imyuka mibi nibavemo niyo mpamvu abantu basenga indwara zabo ntizikire barwaye urumva nibakora ikirero abo bantu nibabanze bigenzure bihana ibyaha igihe ibiganiro njya noherereza umuntu avuga ati ntabwo nari narihari ati ndabyumvise numva n'ubwa mbere ntangiye gukizwa abantu basubira hasi batangire gukizwa kandi ikimenyetso cy'uko abantu bakirijwe bahita bagira amahoro batigeze batunga mu buzima bwabo burya amahoro abantu mwisi bagira amafaranga amahoro yuko Rayon Sport yatsinze amahoro yuko APR yatsinze ejo APR itsinzwe amahoro arataka amahoro Yesu rero atanga aba mu buzima bwose mu buzima bw'amafaranga mu buzima bw'uburwayi anarose iyo wamaze kubona amahoro Yesu atanga baba dayimoni baribwiriza bakagenda
abantu ntibakizwe bashakira Imana umwanya, bishakira udusigarizwa dutoya tudafite umumaro, iminota 10 yo gusenga abana niga. Nuvuga ngo amasaha yose twarayabohoje, amajoro twarayabohoje, iminsi yose twarayibohoje, twayigize yacu. Imana ntitushaka ngo tubone. Birasaba rero ngo mu minsi Imana yaturemeye n'abanyaburayi babyumvireho, bavuga ngo bagira akazi kenshi, ako kazi mukagira kubera ko muri bazima. Hari igihe iminsi gushakira umwanya, iyo warwaye ntujya gukora. Ndakugira ngo urware ujye we kujya gukora, banza wegere Yesu agukiza izo ndwara zose z'abadayimoni, z'abaruzi, z'abapfumu. Ukizwe neza umwiyumvemo, wumve murambaranye, wumve muri kumwe, wumve muragenda. Reka ngwire inshuti yanjye Yesu turagenda. Ndiye nasengeye abantu, noneho mbona umusaza wafashijwe mu rusengero ahantu bita Kagesi muri ADPR. Noneho ndangije mfata umusaza wari uhari, mfata umurwayi wari urembye kurusha abandi, ndamubwira ni sengero uriya muntu. Aramusengera uwo murwayi ahitakira. Babyumvise? Nuvuga ngo Yesu turabana, iyo turi kumwe biragaragara Imana igakora imirimo n'ibitangaza. Uwo Yesu si wagiye nyine rero, ni w'abantu bose. Buriya abanyamadini bakora ibitangaza birirwa babeshya, uzasanga ngo nibo bahanuzi bonyine nibo bafite izo mpano, nta wundi muntu ugomba kwigira mu rusengero. Bibaho se? Impano z'Imana nizo umuntu wese wakijijwe. None abanyamadini uzasanga ari wenyine nyiridini, niwe uhanura, niwe wigisha, nta wundi ubikora. Oya, agakiza k'Imana ni aka bose, n'impano z'Imana Imana izitanga ku buntu. Kandi kazi umuntu amaze kumeneka inabona ko azanazikoresha neza. Yewe impano mfite Imana yashyizemo gusengera abarwayi, iyo mpano wayiha abanyamadini bari hanze ahangaha bakwica isi, bayirangiza. None se kujya mu rusengero abarwayi bose bari barwaye bagakira rwose ntago ari ukwiyamamaza. Hari n'ibiganiro kuri YouTube bivuga, birabigaragaza n'amashusho, uziye ko nakunda kujyana za kamera cyane, bagakira bajya babyamamaza bakabahamagara. Ariko no, iyo uwo Yesu bikora rero, nibamwizere bamwisunga, batandukane n'ibyaha. Abagore n'abagabo bumvikane mu ngo zabo, bacoca amakimbirane yabo. Ntabwo waba utumvikana n'umugore wawe cyangwa n'umugabo wawe uvuge ngo uzasenga gukira indwara, uzasenga Yesu akumva. Ijambo ry'Imana rivuga ngo amasengesho y'abanyabyaha ni kizira kuwiteka. Ahandi bavuga ngo mubanze mushake ubwami bw'Imana no gukiranuka, ibindi bize yibongere. Wabyumvise? Buri hari ikintu wakwima umwana wawe ugifite? Ntacyo. Niba ntacyo rero, natwe turi abana b'Imana. Niba turi abana b'Imana, ukaba uri umwana w'Imana koko. Iyo tuvuze umwana w'Imana n'umuntu wahindutse akava mu byaha agatandukana n'ibyaha, izere Yesu, ubundi ibyo byose bizakunda kandi bizakira. Urumva? Ubwo rero abantu nibige kwisengera, bashakira Imana umwanya, bagabanye za Rayon Sport na za Man U. Ibintu by'imipira bigiye gutuma abantu reka n'ubundi nk'uko twatangiye n'isengesho, reka dusoze n'isengesho dusengera buri umwe wese ushobora kutwumva ngaha wizeranye natwe, turi mu nzira cyangwa se twajyanye mu nzira imwe, ufite ikibazo runaka. Reka dusengane, ikiganiro tugisubikira ahangaha, ibindi tuzakomeza. Murakoze cyane. Ngewe nashoje mbashimira ku mwanya mwaduhaye, nashimiye n'abaduhaye umwanya wo kureba kino kiganiro. Imana ibahe umugisha cyane, abaturebye guze megabyte, Imana ibandi mafaranga byo gukora turebere kabisa. Murakoze cyane. Yewe Imana ibaho umugisha, kandi nange ibaho umugisha kuba mwaje kugira ngo tuganire. Ni byiza nubwo nakunda kujya kuri za YouTube, ariko ndumva nshaka kuburira abantu. Ndi kubona abantu bapfa bakiri batoya, nkumva ndababaye, bicwa n'izo mfu. Nibyo navuze ngo bayisuzume, niba umugeni urota ibyo bintu, menya ko uri muri danje. Ushaka ikintu wakora, wegera Imana kugira ngo izo mfu ziveho, zikurwaho. Ntago abantu bahagarika urupfu, ariko Imana ihagarika urupfu. Nta mpamvu yuko umuntu azana umugore ngo umugore wapfe nta n'umwaka mumaranye. Uwo mubabaro rero ni abarozi n'abapfumu bari kubikora, ni imyuka mibi y'abagome n'abagambanyi. Abantu rero bagomba gusenga birukana izo mbaraga. Ikindi kintu ntababwiye, musenge mu izina rya Yesu, niryo twahawe gukiriramo no gukirizwamo, nta rindi. Barisengeremo. Kandi ikindi musenge mwirukana abadayimoni b'abarangi, kuko barimo barangiza abantu cyane. Imyuka mibi mu miryango yanyu no mu bisekuru byanyu, imyuka mibi y'abacwezi, imyuka mibi abadayimoni uburyo bwose mu badondore mu mazina. Uko ugenda bavuga mu mazina, ubwoko bw'idayimoni bakoherereje riri iwawe, iyo urigezeho ukarivuga mu izina rya Yesu wa nyawe, rihita ryibwiriza rikagenda. Bajye bikuramo imyuka mibi yo mu bisekuruza byabo. Imana rero ibaho umugisha. Umuntu wageze ku musozi w'iki kiganiro yakoze ni kirekire, Imana imuhe umugisha rero. Reka dusenge Imana, kandi Imana itugirire neza. Kandi nawe rwose mu bihe bizaza n'ibyo bapfumu ntuzongere kubyakira. Uzajya wakira abapfumu
kubera iki se utabireka barayaguhaye baguhaye batanga amafaranga bayamenamo nene ubutanu uzabyongere abapfumu uzabareke rwose nta kiza cyo mu bapfumu abantu bagane Yesu mureke kujya mu bapfumu ntacyo bazabamarira ntacyo bazabafasha nimwegera Yesu bizabagirira umumaro nibyo ni ukuri mu gihe abantu bagiye babemera banapfe nk'intwari kujya kunyanayimbwa mu bapfumu shaho umuntu w'umugabo umuntu ugasesera mu tuntu bakakubitiraho ibintu by'ubujegereri koko mu gihe mu bapfumu kureka dusenge rero Mana data twese uri mu ijuru Mana nziza turagushimye kandi turaguhimbaje kugira neza kwawe turagushimye imbabazi zawe ku buzima bwacu wakomeje kubana natwe muri iki kiganiro kandi ndagushimiye ku muntu wese wafashe umwanya akakicaraho akagikurikirana akaba ageze ku musozo umugisha kandi umugirire neza kandi izi bintu twavugiye ahangaha abantu babyumve mu buryo bw'ukuri kugira ngo bibafashe kandi bibabohore mu izina rya Yesu Kristo abantu bagira ubwenge birinde kujya bavuga ibintu byabo batangaza inkuru zabo byiza bagezeho n'abasheri babo birinde kumena amabanga yabo kuko abo bayabwira nibo bari kubahiga nibo barwanya babe abantu bazi kubitsa ibanga Imana kandi ijambo rivuga ngo ntimukiringire abana b'abantu batabonerwamo agakiza abantu nibizere Yesu kurusha bizera abantu kuko abantu turahinduka abantu bahinduka nk'igicu Mana rero ukomeze kubagirira neza usanga birukanye abasimu n'abadayimoni mu izina rya Yesu Kristo abantu barota inzozi mbi abantu barota imyuka mibi abantu barota ibibasambanya abantu barota bari mu matongo y'iwabo umunsi ku wundi abantu barota bapfuye iyo myuka mibi ndayitwitse mu izina rya Yesu Kristo ndasenya imbaraga mbi z'umwijima zose ndazikura mu buzima bw'abantu abantu batangire barota ibyiza abantu batangire barota amahoro abantu batangire barota agakiza k'Imana kabajeho mu izina rya Yesu Kristo ushoboza abantu gukizwa abantu bongere basubire inyuma bakosora amakosa bakoseje mu izina rya Yesu abanyamadini bemera kumanika amaboko ubafashe nabo bagire neza bahinduke rwose bigisha ijambo rizima ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo nkuko buvuga badaciye ku ruhande urakoze Yesu icyubahiro n'ikibi cyawe Yesu ushimwe komeza kubagirira neza rero ukomeze kubafasha no kubarengera mu izina rya Yesu Kristo unyemerere baba Kristo batoya bicara imbere y'aba bantu batahura incakura ziri mu madini incakura zirwa zirya abantu amafaranga zitabigisha ubutumwa bwiza bamenye ukuri mu izina rya Yesu ndaca imbaraga mbi imyuka mibi y'abapfumu yirwa kuri za YouTube yamamaza ibintu bibi y'abazimu n'abadayimoni ahubwo abantu bamamaza ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo urakoze gukomeza kubana n'abantu bawe ukabagirira neza abaribwa mu nda nibakire abaribwa imitwe nibakire mu izina rya Yesu Kristo imbaraga z'umwijima zose zabasa abantu zibaveho abumva ibintu bigendagenda mu mutwe nibiveho mu izina rya Yesu Kristo abazimu bafashe umutwe ndabirukanye mu izina rya Yesu abarwayi imigongo abarwayi mu nda abarwayi amaguru nibakire imbaraga z'Imana zibabohora zibakize mu izina rya Yesu urakoze kubana urakoze kubagirira neza dushoboze gukiranuka no gukora ibyiza mu gihe nk'iki kuko Satani arimo arica abantu abarimbura nami tabara abantu bari kurimbuka ugira icyo ukora wongera ugarura agakiza mu bantu wongere bishime banezererwe umwami wacu Yesu Kristo urakoze kuba natwe barakuyiha umugisha ugirire neza kandi ubayobora inzira nziza bakwiriye kunyuzamo ibyo bakora mu izina rya Yesu Kristo amen amen Imana ibamugisha mu izina rya Yesu Kristo amen murakoze cyane ko nanjye nzasubirayo Imana